bihugu basubiyeyo. Since then bankorera surgery ku itariki 4 z'ukwa karindwi, ariko buri uko bayikoraga barafungaga mu nda, barafungaga bagabona ngize umuriro, bakongera bagasubira inyuma kujya kureba nimba hari icyo bakoze nabi. Babikoze inshuro 3, bwa gatatu bafunze ngira umufamily doctor baramuhamagara, aranje arababwira ati mumuhe umuti witwa Tylenol. Nicyo kintu nari nkeneye gusa. Birangije bawumaye, bagerageje gufunga biranga. Kwa kurumva basubiragamo bagasubiramo, bashizemo stitches nakwicara kwa kari kunda hakikurura. None ngenda hatangira nkajya mfata imiti, ariko nta muti wo kwakiza mfite, sibya antibiotic yo gutuma nagira hataza ama infection tu. No mu kwa cyenda yageze kwa ko bari bambaze amara aranje aratoboka kwa ko yari afungutse. So kuva icyo gihe nangira kubabara, bamereza ibiryo byo muri serumu kugeza mu kwa kabiri k'uyu mwaka turimo. Batangira kugerageza kumpa ibiryo, banyweye ku biryo bya serumu, umva nari ngiye gupfa. Twaje gusanga barabaza amara manini, barakuyemo igice kinini ku buryo naryaga ibiryo bigasohoka vuba nta n'icyo bimaze mu nda. Kuko burya amara yivanga n'ibyo uriye n'ibyo unyweye, noneho ameze nk'ishifu, arakurura ibintu kugira ngo bigufashe mu tuvane mu nda yawe, my friend. Okay, sorry. Anyways, babuze uko babigenza kugeza mu kwa gatanu nibwo nabonye solution yo gushiramo ikintu cyitwa ipamba, nkasa nkaho mfunga, kuko buri gihe iyo byavaga ntabwo byafungaga. Urumva igisebe iyo kiva kitose ntabwo kijya gifunga. None ubu ngubu nyine nibwo last week kwa gatatu nibwo natashye tu, ariko nyine ngiye icyo nshaka gushima ni Imana, nuko bambwiye ntacyo bafite bakora. Birangije sinzi ukuntu nabitekereje gushyiramo ishifo. Yari kuwa gatanu nimugoroba, maze ibyumweru 3 nasinzira, mfata kwa iyo byasohokaga birababaza. Urumva ni acide yo mu nda icagagura ibiryo irimo irasohoka, irababaza ku mubiri cyane cyane. Ariko ndashima Imana ko umva narafunze hariya. None n'abaganga, mfite abaganga bageze nk'umunani, n'abaganga barambwira ati umva, aho kugira ngo bambwire ati reka bakore gutya cyangwa gutya, ahubwo baranshimye barambwira ngo ufite hari ukuntu bambwiye nyine ngo mfite engineering mind yo kubitekereza kubikora. Ni nabyo byatumye ariko mu by'ukuri shiraho igipfuko mu gitondo, nkamara nk'amasaha 5 nkongera nkahindura kiratoha, ariko ntabwo gitoha vuba nk'uko nta kintu cyari kiriho mbere. Urumva n'ububabare bwahise bugabanuka kuko ntabwo byongeraga kuva kwa kundi. Rero baransezereye, sinzi nimba bazongera bakambaga bakafunga, sinzi. Twumvishe urugendo rwawe. So what is your now? Imana ishimwe warakize. Imana ishimwe yamaye kumenya gushiramo iryo pamba, biragabanuka. Ntabwo nakize ariko byaragabanyutse, n'ububabare bwaragabanyutse. So mu yandi magambo washimaga Imana ko genda shima Imana mu by'ukuri. Imana ni nzima, Imana ni nziza. Utuye he? Ngewe ndi muri Canada. Uri muri Canada hagana he? Nuye muri East Coast, Prince Edward. Prince Edward. Ufite famille? Ubana na famille? Famille ndayifite, ntabwo mbana nayo ariko ndayifite. Mfite imyaka 26, byatangiye mfite 17 ndi muri high school, ndimo ndarangiza high school. Ariko ntabwo byari bikomeye nka gutya.
Kamuze bikomeye nka gutya. kandi umuganga wa mbere wamvuye urumva maze kubaga nk'inshuro enye, wamvuye bwa mbere ambaze nta nubwo nari nzi ibyo ari byo, nagiye kwa muganga mbabara mu isaha imwe nari ndi muri emergency room, mara amasaha 7 ndi muri emergency, barambaga hari ukuntu bakubaga bakaba babisubiza inyuma cyangwa iki, ngewe bahise babikora final ku buryo bambaze nibo badashobora no kubisubiza inyuma. Jesus. Kuko yari emergency nyine, kandi uwambaze nta nubwo yambaze neza, byabaye ngombwa ko nyuma y'amezi angahe nongera gusubirayo bakongera bagasubiramo. Ako nyine hano kuko aba ari iby'ubusa n'iki bakwemeza ukuntu chance nyine zo gucamo neza aba ari nka 90%. Rero nawe nugira ikibazo ukabona buracya ikibazo kiba iyo yarimwe ibaye kuri wowe. Rero nanjye ejo bundi yarimwe yabaye kuri njye, ubundi mbere buri kintu bambwiraga naremeraga kuko ni n'iby'ubusa n'imiti bakaguha n'iki, ariko ibyambaye ejo bundi ibyakubayeho ni bimeze bite? nyine kumbaga bakambaga nabi, inda yanjye yose barayifunguye Godfather, ku buryo umuntu hano wese abonye igisebe nari mfite mwese mwatinya. Ndavuga inda hafi kugeza ku gatuza no kumanuka hafi y'igitsina. Barafunguye kugeza epfo, none basiga hafunguye hanga gufunga, none natangiye no kuza icyobo ku buryo n'amara yaje gufunguka nyuma yaho. Nyuma ariko baje kukora birakunda. Oya, urumva babuze ukuntu bafunga, bamaze antibiotique gusa kugira ngo hatagira igisebe. Maze kubona ko hakundi gushiramo ya shifo nibwo hatangiye gukira, kurumva nago hongeye gutoha nka mbere hari hatoshye, kandi igisebe gitose nago gifungika. Niko nari meze, bama imiti, sinzi nimba mwebwe mwakumva fentanyl, ngiye bamaye fentanyl bagashira akantu ku mugongo, baranze bakanayinera mu mitsi kwera ubabare nari ndimo. Jesus. Yeah. Sorry sana. Ariko bugewe cyo nshaka kuvuga ati Imana ni nzima. Bose barambwiye ati byaranze, ariko man igitekerezo nakoresheje n'umwana w'imyaka 2 yabitekereza, ariko nta numwe muri twe yabitekereje, n'abanasi nirwanaga nabo n'iki byose nta numwe babitekereje. Bamaze kumbwira ko byose byanze, bageze no gushaka kunshira bag barayikoresheje California, mara nk'amezi 2 negereje bag barazizana ari zanjye ngewe nyine bazikoze sanga gukora. N'ubu ngubu ni pamba nshiramo, naranze nkashiraho ikintu hejuru, ariko nyine ndashima Imana ko byafashije kubabare nari ndimo. Waranansuraga no kuvuga bikananira kubera kubabara. Pole sana. Ubu ngubu ubufasha ukeneye ni ubuhe rero muri komite y'abantu bawe? Muri make hano ubufasha bwose ndabufite, icyo nkeneye ni amasengesho n'ukuri Godfather. Icyo ukeneye ni amasengesho, ariko nta mupasiteri uri aha ngaha kweri? Ubu nta mupasiteri dufite aha ngaha muri abantu 200, nta mupasiteri uri aha, nta muntu ushobora gusengera uyu muntu. Ariko narumiwe Godfather, mwese muri abanyabyaha muzwemo na daimoni, nta muntu muzima uri aha ngaha ushobora kwiyamenya. Baba pasiteri bari he baza gusaba amakoini? Godfather, gusenga ni icyizere, ntabwo bikeneye umupasiteri. Ntabwo ngewe mfite umwanya, ngewe daimoni nifite aya masaha nabakubeshye, urumva? Ndashaka kugira ngo ugize tubane hano, ngiye tuzaguherekeza, tuzabana nawe, ntabwo uzagira irungu, urumva? You are not alone, sibyo? Murakoze. Ntabwo njya following abantu, ndagufollowinze. Kuko ngewe mu by'ukuri na mama yari yaje aho ngaho yari yagiye Bugande. Ndakubwira ko mu minsi ne yahise ashaka, nagombaga kujya i Bugande umunsi bamamagara. Mama yari yagiye ageze Toronto, amaze gutega agiye kujya muri biriya bice byo muri Somalia, yari ari muri Ethiopian news.
aranje baramubwira ati ndamubwira ati mama bampamagaye ngo mbakora surgery ko nagombaga kumukurikira umunsi ukurikira. Pastor Ndabwira Gakire mama shiramo request. Pastor Gakire shiramo request. ndabwira ati mama bampamagaye ngiye gukora surgery. Arambwira ati kubera iki waje n'iki? Ndambwira ati mama wizera izera Imana biragenda neza. Ako nyuma y'iminsi ngahe muri icyo cyumweru yagiye kuwa mbere hafi kuwa kabiri, kuwa gatandatu yashatse indege igaruka, atitaye ngo ni kurangahe, atitaye ngo ni kuki. Umwana w'umuntu kurumva byari byatangiye byari byanze batazi icyo bari bukore, bafunga haza umuriro, bafunga haza umuriro. Kuko batari bamenyereye, ntabwo bari bazi ko buri uko bambaze cyangwa bagize ikintu umubiri wanjye urareactinga, mu kureactinga uzana umuriro mwinshi. You will be okay. You will be fine, my brother. Yeah. Yeah, you will be okay. N'amasengesho ndemera ko akora pe. Yeah. Aha, Pastor Gakire, bite waramutse? Yaramutse neza Godfrey. Amakuru? N'amahoro. Uri gatiki? Urinde ukorera umurimo w'Imana he? Uri umukozi w'Imana biri official cyangwa n'ibyo kuri TikTok? Yego, nitwa Pastor Gakire, ndi mu Rwanda. Yego. Ndi Rwamagana. Nitwa Nyagasambu. Yego. Yego, nifuje ko twasengera. Wize theologia cyangwa ni bya bindi byo ubyuka mu gitondo kubera ukura mu rusengero neza bagahita kugira umukozi w'Imana, kuko ngiye muri serie hano. Yego, nize theologia, mfite itorero yitwa Church of God. Okay. Yego. Urakoze cyane ijambo ryawe. W'Imana. Nifuje rero ko twafatanya twese hamwe tugasengera uyu mupapa. Ntabwo muzi. Ni umwana yarwaye imyaka 17 n'intuza n'ingimbi. Okay. Aho umuntu avuga ati nta bundi bufasha nkeneye uretse amasengesho, Imana irakora kandi tumwifurije gukira, hamwe n'Imana izamukiza. Yizere kandi nta burwayi na bumwe Imana itakiza mu gihe cyose wizeye. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana nziza, Imana twiringiye, tuzi neza ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Umugaragu wawe arananiwe, ararushye, arababaye, ariko ndakwinginze mpagaze mu butware n'ububasha n'ubushobozi wampaye, nohereje Databuja wera isengesho rimugereho, kandi ndakwinginze kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kumugereho kandi kumukize. Amaraso ya Kristo aba ariyo amwoza, aho ababara, aho yifuza ko umugirira neza, umukize. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana nzima, turakwinginze kugira ngo nukuri twese dufatanyije umurengere kandi umukize. Arababaye kandi birumvikana Databuja wera, umubiri uraryana, ariko nta kindi akeneye uretse Databuja wera ko ari wo mugirira neza. Nasomye ijambo muri Yohana 4:24 harambwira ngo Imana ni umwuka kandi abayisenga bayisengere mu kuri no mu mwuka. Abaheburayo 11:1 hakavuga ngo ibyo turebesha amaso yacu byavuye mu bitagaragara. Ndakwinginze Databuja wera ukora ibishoboka byose kandi umwana w'umuntu akabasha gukira. Ndasenze mu izina rya Yesu, mukize, kandi Databuja wera tuzashima izina ryawe ubwo uyu mupapa azaba agarutse kuri ino pano ya Godfrey akavuga ko yakize. Turakwizeye kandi turakwiringiye, urakoze ko unyemereye ko umukije. Ni mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Murakoze cyane Godfather. Pastor, murakoze kandi mfite icyizere n'ibindi byose bizashoboka. Murakoze nawe n'umwanya mumaye, n'abari muri comment mwese murakoze cyane. Hano ni nijoro, ndabwira nako ni mu gitondo, ni saa 9:51. Ndabifuza umunsi mwiza kandi murakoze kuma aka kanya. Imana ikomeze ibarinde kandi ibaha ibyo mwifuza byose. Urakoze cyane. Wihangane, Imana izamukiza. Komera, I think ibintu biraza kugenda neza kandi uraza kumera neza, sibyo? Amen. God bless you. Reka babwire rero mw'abantu, reka babwire ikintu kimwe. Urukumva
ndampaye ati reka twifashishe amategeko. Hano shyiramo request Pastor Nshuti, murashaka kwifashisha amategeko urgute. So the thing is ntabwo kuba abantu, hari abantu bazi ko kuba uri muri bihugu by'amahanga, muri Canada, muri Amerika, i Burayi n'ahandi hose, ibintu biba byamaze kubamo nanjye umeze fresh urakubitwa. Ariko ongera ushyire muri request gatoya, hari ikintu umuntu witwa Wirinshi utavuze. This is amazing. So abo bantu bagukoreye ibyo ngibyo bamuganisha muri request, musore garuka gato mubaze, ampaye igitekerezo, bring him back here, garuka gato. Hari ikintu umuntu avuze kandi nicyo, wowe abantu ukimara kubagwa nabi bakakubaga nabi bikakozinga ibyo bibazo byose, nta kuki utitabaza amategeko kandi urumva barangije ubuzima bwawe? Ikibazo iyo bagiye kukubaga hari igipapuro baguha cyo gusinya. Yego aba ari abadogiteri nyabo nyine. Ariko ibyo binago bitekerezaho paka iyo bigeze akaba ari wowe uri muri ya 1% y'abantu bigenda nabi. Rero iyo wabahaye uburenganzira bwo kukubaga, ibivamo byose yewe ni ugusenga Imana nyine ukizera. Ariko mu by'ukuri ushobora no kujya mu butabera ukareba icyo bagira. Sinari nabijyamo ngo ndebe bakora gute, ariko ikintu nshimira nanone Imana ni uko bahise bampa ikintu cyitwa disability, ni ubufasha bw'abantu bamugaye, kuko muri make baramugaye. Umva nkubwire rero, reka ibyo bintu nta soni ufite. Urambwira umwana w'imyaka 17 wari urangije high school ufite ubuzima, urashimishwa nuko aya masaha wabonye ubufasha bwa disability, ubufasha buhabwa ibimuga koko? Hoya ntago mbishimiye, kuko nari mfite n'ibintu narakennye, ibintu byose byasubiye inyuma. Ntabwo rero uvuga ngo ntiwongere gushima Imana kuko wahawe ubufasha bwo kuba disability. Abantu bakugize ikimuga, nurangiza ngo urashima Imana kuko bagushyize mu bimuga, cyangwa urwagwa ubufasha bw'ibimuga bari muzima. So the thing is, ntekereza ko you need the orientation. My number is right there, uze kureba nimero yanjye aho hejuru, urumva? Yego. Urukumva? Yego. Ndaza kuguhuza n'abantu bashobora kukugira inama, bashobora no kugufasha. Murakoze cyane. Ntabwo ari uko bigenda, simbizi, sinzi background yawe. Wari umaze imyaka ingahe muri Canada? Ubu ngubu maze imyaka 11, mfite citizenship. Uri mu Canada? There we go. So ibindi ndaza gushaka uburyo guconnecta n'abantu b'abanyamategeko cyangwa abantu bashobora kubyumva neza, ugafata umwanya ukabirambura, then bakareba no mu mpapuro, hanyuma none bakareba icyo bagufasha. Sibyo? Yego. Dore hano ndabona n'umunasi umwe umushuti wanjye witwa TI, hano no munasi tubana. Sawa. Ubwo okay. Na ubwo ibindi reka bive on social media. Yeah. See you. Murakoze cyane. Okay. Atiye naje nimukomere